Baha ikaze uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Kiliziya imwe tugiye kureba ku mateka ya mutagatifu Herimani Uwihayimana. Herimani yavutse mu mwaka w'2013 avuka Shenu muri Swabiya. Herimani yavukanye ubumuga bw'ingingo. Herimani yari yaramugaye ingingo nyinshi z'umubiri ku buryo nta kintu na kimwe yashoboraga kwifasha ndetse no kuvuga byaramugoraga. Kubera ubwo bumuga Herimani yari afite, bakundaga kumwita Herimani ufite ubumuga. Ubwo Herimani yari agejeje imyaka 7 mu mwaka w'2020 bamujyanye muri monasteri ya Shenu iri mu gihugu cy'Ubusuwisi. Herimani yamaze ubuzima bwe bwose yarasigaje muri monasteri. Nubwo Herimani yari afite ubwo bumuga, yari umwana uhora yishimye ku buryo amunakibaga muri monasteri bamukundaga cyane. Avuga ko igihe Herimani yari akiri muto, umubyeyi Bikira Mariya yamubonekeye maze amuhitishamo kumukiza ubumuga cyangwa se kumuha ingabire y'ubuhanga. Herimani yahisemo ingabire y'ubuhanga. Ubwo Herimani yari yujuje imyaka 20 nibwo yakoze amasezerano y'abihayimana muri iyo monasteri. Nubwo Herimani yari afite ubumuga bw'ingingo, yari afite ubuhanga buhanitse ku buryo yamenyekanye ku mugabane w'Uburayi. Herimani yamenyekanye cyane kuko ari we wahimbiye amagambo ndetse n'umuziki by'indirimbo z'ibisingizo z'umuhire Bikira Mariya zizwi nka Salve Regina, bishatse kuvuga ndakuramutsa mwamikazi, na Alma Redemptoris Mater, bishatse gusobanura umubyeyi mwiza w'umucunguzi. Yongeye kandi Herimani yari umuhanga mu bijyanye n'amateka y'isi, ubusizi, ubumenyi bw'ikirere, umuziki ndetse no mu mibare. Herimani yitabye Imana mu mwaka w'1954 apfira muri ya monasteri ya Shenu. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Herimani ku 25 Nzeri. Mutagatifu Herimani dusabire.